ntabwo nakwize numva nzi amafotografa byaje muri 2022 nsoje secondaire arimo mungiriye inama muri kiriya gihe cya somaje cyo gutegereza amanota mbwa ati wakiga bino bintu ariko kugira ngo mbe mfite ikindi kintu kimugije muri iriya minsi gusa ntabwo nabikundaga mbyiga gutya arimo mubwiye ngo ifata mbere na foto y'amafanga ni muri stade ya Butare kuri match ya Mukura na Rutsiro aho uteri mu mwaka wa kangahe muri 2022 iri kurangira 2022 yego ubwo bambera ko ya mafaranga ni umukobwa ukiri muto ukunda ibyo akora kandi bigakundwa n'ingeri zose nawe avuga ko bimushimisha kuba yarisanze muri uyu mwuga ku myaka ya mike yagize amahirwe yo kuba umufotografi w'umukobwa ibintu yatangiye adatekereza ko byamugeza aho ageze ariko ubu bikaba ari ibintu bimutunze kandi akaba anyuzwe n'akazi akora nawe atari Cyuzuzo Beyonce mu myaka 30 ishize mu Rwanda byari bigoye kubona umwana w'umukobwa cyangwa se igitsina gore kwisanga mu kazi benshi bitaga ko ari akabagabo nko kuba umufotografe umushoferi se umwubatsi umukinnyi w'umupira umusirikare n'ibindi ubu kubera intambwe igihugu cyateye ubona ko umugore ageze ku rwego rwiza yaba mu guhindura imyumvire ndetse no kwitinyuka bitewe n'amateka y'igihugu gusa gahunda zitandukanye ziteza imbere umugore zaraje kandi benshi bakomeje gukora ibikorwa bitandukanye ari nabyo usanga kenshi iyo babonye umwana w'umukobwa cyangwa se igitsina gore ari gukora imirimo imwe n'imwe yarizweho gukorwa n'abagabo usanga kenshi uri kuyikora bamubonamo umuntu udasanzwe bakamutera imbaraga kandi bakabimwubahira akaba ariyo mpamvu uyu munsi twakuzaniye umukobwa ukiri muto kandi benshi bakunda nk'umufotografe mwiza kandi ukunzwe n'ingeri zose nawe atari Beyonce Cyuzuzo Cyuzuzo yavukiye mu karere ka Karongi akaba ari umwana umwe rukumbi iwabo ubwo ni ikinege ngo igitekerezo cyo kuba umufotografe ngo yagihawe na mama w'umubyara bwa mbere ngo mu gihe yarasoje amashuri ye yisumbuye ngo nyina umubyara yaje kumubwira ko yafata umwanya akajya mu bijyanye no gufotora ngo dore ko cyari ikiruhuko kirekire kandi atari bukimare yicaye ntacyo akora wumva ukuntu bamwe mu babyeyi bafasha abana babo kugera ku nzozi zabo uwo ni Beyonce Cyuzuzo tukiri kubabwira naho ngiye baguteguriye byinshi kuri we ndi Ntagara Delphine ngo nibyaje gutinda Cyuzuzo yaje kujya gufata amahugurwa aho umwarimu yamwigishije amezi 3 ngo avamo ari intyoza mu mwuga wo gufotora ngo nibwo yatangiye gushyira mu bikorwa ibyo yari amezi 3 yiga atangira kubikora ahantu hatandukanye in short courses ni umufotografe usanzwe ubikora yigishije amezi 3 yego gusa at the first time yumvaga bizamufata igihe kinini kugira ngo azabe umufotografe mwiza Beyonce afotora ahantu hatandukanye aha twavuga muri Rwanda Environmental Journalist mu mikino itandukanye ya football nko ku mastade atandukanye ngo amaze kugeraho hariho Pele Stadium, Stade Amahoro ndetse no kuri Stade ya Huye ngo ahantu hambere yafotoye hakamutera imbaraga bitewe na comment cyangwa se feedback yagiye abona ngo ni muri AS Muhanga ngo niho bamuzamuye cyane Beyonce avuga ko bwa mbere yabanje kubikora nk'ibintu akunze cyangwa se nko kwimenyereza gusa uko iminsi yagiye yicuma niko yagiye abona ibiraka bitandukanye mu kiraka cya mbere yahawe kikamushimisha ngo ni igihe yagiye gufotora muri match ya Mukura na Rutsiro mu mwaka wa 2022 umupira wiberega mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo ngo hari niho hambere hamuhaye amafaranga mu kiraka bari bamuhaye cyo gufotora iyo match uyu mwana w'umukobwa nubwo akora akazi ko gufotora gahabanye n'ibyo yiga cyangwa se n'ibyo yize mu mashuri makuru aho mu mashuri makuru yize ibijyanye n'icungamutungo cyangwa se accounting naho muri kaminuza ari gukurikirana ibijyanye na logistique Beyonce twamubajije uburyo akora akazi kandi akabona n'umwanya wo kwiga avuga ko ibi byose abikora kubera bikunze kandi ko arushaho kubimanaginga akamenya uko bitwara kugira ngo nabyo bigende neza Beyonce kandi agira inama bagenzi be cyane cyane abana b'abakobwa ko bagomba kwihangana ko atari byiza guhubuka mu byo bakora bihutira inyungu y'ako kanya ngo kuko iyo bayibuze bahitamo kugiving up cyangwa se kubireka bigatuma batagera ku nzozi zabo na mpamvu nta kintu na kimwe cyanga pe iki kintu maze kubona
ahubwo abantu bagivinga vuba abana b'abakobwa bashaka. Nabonye Beyonce hari ubuzima abayemo ashaka direct nangiye gufotora ndabyiza amezi 2 nshaka mite mbona amafaranga ya Beyonce nshaka ibiraka bya Beyonce njye ku Mavubira nawe kandi izo place sinjye naciye mu gwera 22 nawe ugomba kuzicamo ntabwo bishoboka nyine ngo ngewe ndacyafotora ngo urutsiro ngo wapi ngo ndabona biri kwanga how ifotore ni iri kuri level yawe right now in time bazagege improving na mpamvu yo kuranga ibintu byanze ukomeza ugerageza ibiri kuri level yawe mpaka ugenda uzamura urwego gushimishije. Beyonce twamubajije uburyo agerageza kumanaginga cyangwa se kwita ku nshingano zaba iz'akazi n'izo kwiga dore ko aba ari ibintu byose by'ingenzi kandi hose akenewe gusa wavuga ko agerageza kubikora kandi byose bikagenda neza. None ni gute ubifatanya no kwiga ukavuga uti ndajya kwiga ndajya gufotora how ni gute ubifatanya kandi bikagenda neza? Igihe cyose umuntu yumva ko ibintu bimureba n'inshingano ze aba agomba kuzimanacinga ubwe ku giti cye. Niba gufotora ngomba kubikora hari umwanya nyine urabipanga byose ukavuga ati ngomba kubikora niba ngomba kubikora nta kigomba kubangamira ikindi cyangwa cyakibangamira ukavuga ati none ni gute ndabyaranje si iyi minsi amasomo ni menshi akazi mbengabanyije cyangwa ati amasomo urabizi we university amasomo noneho iyi minsi ntabwo biri too much akazi noneho nakomeza so iyo izo nshingano zose ari zawe byose kandi ubikeneye ufite ukuntu wowe ubipanga ubuzima bwawe bipanga neza nkabikora byose. Beyonce atera benshi imbaraga cyane cyane abakobwa bari mu mwuga umwe usanga benshi ngo bamuhamagara bakamubaza ibanga akoresha kugira ngo abikore kandi abikore neza gusa nta kindi abasubiza no gukora cyane ndetse no kwita ku nshingano afite. Beyonce ni umukobwa ukomeje kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye dore ko azwiho cyane kuba ari umufotozi mwiza ibintu bidasanzwe kandi bikomeza gufasha n'abandi bari inyuma abakobwa se n'abandi bifuza gukora akazi gatandukanye kandi binatera imbaraga benshi yaba aborungano rwe cyangwa se n'abandi bose batandukanye bifuza kugera aho ageze cyangwa se gukora akazi nk'ako akakora. Beyonce atera umuhate benshi gukora akazi akora dore ko benshi banamubaza uburyo abigenza gusa we ababwira ko nta kindi ari ugukunda ibyo akora kandi akabikora neza dore ko benshi bamubona nk'ikitegererezo abandi bakifuza gukora ibyo akora. Ese ko umubyeyi wa Beyonce yagiriye inama yo kujya muri aka kazi bikaba ari ibintu bikomeje gutuma ubuzima bwe buhinduka. Wowe niba wumvise iki kiganiro uri umubyeyi uri mukuru w'umuntu cyangwa se murumuna w'umuntu ni iki wafasha uwo mwana muri kumwe kugira ngo agere ku nzozi ze? Ifatambere na foto y'amafaranga ni muri stade ya Butare kuri match ya Mukura na Rutsiro. Na hoteli mu mwaka wa kangahe? Muri 2022 iri kurangira. 2022 yego. Ubwo mbere ko ari amafaranga yawe cyuzuzo wari ugiye kurya mbega tero kurya amafaranga y'umuntu yakoreye bitandukanye na yandi baguhaye. Yego cyane nago ari menshi ariko kuri icyo gihe numvaga ari menshi numvaga ari ibintu byawe none nabwo natangiye kubikunda. Kumva barabyigaga nko kugira ngo mbe ndaho ngaho numva nzakomeza ibyanjye nyuma icyo gihe banyizera none nawe bya bintu bishobora kuzakunda. Amafaranga ntabwo ari menshi ariko numvaga niyo bataye yari opportunity yo kwinjira muri stade y'Ubutare bwa mbere yari yo chance ya mbere mbonye kumva kujyayo gusa yari match ya mbere ikomeye numva uyo mu cyiciro cya mbere ngiyeho n'indi gatatu n'ari amafaranga kumva ko n'umuntu ugira ikizere ugiye kuyishyura kuko avance bati banza unyishyure mbere y'uko nzanyuma bizagenda gutya. I was like ndamubwira ati ngiye mu kazi kubwira umubyeyi ati noneho utubonane ngarutse ngiye mu kazi ngeze aho numvaga bidashoboka ngiye mbana n'umwana muto cyane nari nsoje segonderi amanota yacu ataranaza nitegereje kumva ko ngiye kujya mu kazi ari abantu bari kujya muri stade byamaye courage kugeza n'uyu munsi iki kintu nanjye nyibagirwa ntabwo ari menshi cyane ariko ndapreciatinga cyane. Beyonce hari abantu benshi bati Beyonce ni umukobwa mwiza iyo abantu bari kubwiye how do you respond? Ndabashimira ariko ntabwo ari bose bavuga ko kiri biza bakubwira kuri biza cyo byose ntabwo bigukura ku kintu focusinzeho ni biri mwiza okay mwakoze
ariko ntabwo bishobora kuguhindurira mind iyo kubwira umubi nabyo it's okay ugakubura wese afite ukuntu ari kubibona kandi kuko uwo muntu ugiye kukubwira aba yabibonye so no ku appreciating gusa nabyo bitanga courage somehow abantu bakubwiye ngo uri mubi kuva kwa mbere hari akantu kazamo okay ariko by'ibyo umuntu akubwira ati iyo uri mwiza ko haje bikongera icyizere n'imbaraga. Okay. Beyonce niki wabwira abana b'abakobwa bakiri bato? Hari abantu nyine usanga gukora biba byaranze ugasanga ubuzima bwabo ntibashaka gukora, urumva uri umwana w'umukobwa sinakwita muto ariko nanone sinakwita mukuru cyane, ariko ukamenya ngo aba bamaye ikiraka ngomba kubikora gutya. Hari n'abantu baba bafite n'ubwo bushobozi bwo kugura iyo kamera gukora ibintu byose ariko ntibabishyiremo imbaraga. Niki wabwira abana b'abakobwa bagenzi bawe urubyiruko? Ni ukugerageza, nta bintu byose ntabwo wahita wemeza ngo ibintu byanze ngo nabigerageje byanze. How? Natwe tuba tukigerageza rero ntabwo birakunda, ubanza ugasetinga goals, short goals, ugasetinga utuntu duto ukavuga ati utu tuntu se natugeraho, ukareba ko tugezeho, ejo ukongera ugasetinga utu natugeraho. Niba cyane abana nshaka gufotora match gusa yo mu cyiciro cya kabiri nkayifotora nkavuga ati next naho nzajya match inkuru nayo nkayigeraho. So ntabwo uhita ukonfirima ngo biranze kandi utazi n'ikintu ushaka kugeraho. Ugenda bitewe na level uriho, nta mpamvu nta kintu na kimwe cyanga pe iki kintu baze kubona, ahubwo abantu bagivinga vuba. Abana b'abakobwa bashaka, nabonye Beyonce hari ubuzima abayemo, ashaka direct nangiye gufotora ndabyiza amezi abiri nshaka mpite mbona amafaranga ya Beyonce, nshaka ibiraka bya Beyonce njye ku Mavubi right now, kandi numva izo process njye naciyemo guhera na 22 nawe ugomba kuzicamo. Ntabwo bishoboka nyine ngo ngewe ndacyafotora ngo Rutsiro ngo wapi ngo ndabona biri kwanga. How? Ifotore niyo iri kuri level yawe right now, anytime ntazagege improving. Nta mpamvu yo kubanga ibintu byanze, ukomeza ugerageza ibiri kuri level yawe mpaka ugenda uzamura urwego gushimishije. Ntabwo twatandukana tukubajije wize iki muri segonderi cyangwa se wakurikiranye ibijyanye n'iterambere, byari n'ubundi bijyanye na photography byameze gute? Segonderi nize comptability accounting muri kaminuza, twiga logistique. So ni ibintu bitandukanye cyane n'ibintu ndimo, which is good, byiza cyane. Yego. Okay. Ariko ntacyo bitwaye. Ubu ujya ubona umwanya wo kuvuga ngo ndasohoka ndijya kwishima n'abandi bagenzi banjye nyine like kwa kundi kuvuga ngo uriyitaho, ibyo ngibyo ujya ubipangira ko hari igihe usanga abakobwa ngo umunsi ndajya ku mazi? So kuri wowe how is it, bimeze gute? Ntabwo ari cyane kuko numva niga guhera kwa mbere kugeza kwa gatanu, weekend nibwo mba ndi gukora ubukwe, ibintu byinshi bikenera photography mu ma weekend. Weekend akaba aribwo ndi gukora, ariko ntabwo wakiburira umwanya kuko nkora kugira ubuzima bwanjye mbeho ubuzima nishimye, niyiteho n'ibyo bituma mvunika buri munsi. Umwanya ndabibonera ariko si nyinshi cyane, nyine nk'umuntu uhera kwa mbere ari umunyabirori. Ntabwo mbibona umwanya, ariko byibuze nka rimwe mu kwezi nshaka kuvuga ati kabisa kanitemo. Ndi umwana umwe mu rugo. Mbega ni w'ikinege? Yego ndi ikinege. Okay. Watubwiye nk'ahantu wenda wagiye wishimiye, nk'ahantu wigeze kujya cyangwa se ahantu wagiye gukamera, aho hantu hose umaze gukorera ni nka hehe cyangwa mu bihe bigo? Ni henshi, ahantu henshi maze kugera ndahapreciatinga, maze kugera ntabwo ari kure cyane ngeze, ariko aho nageze hose hamaye amahirwe haranzamuye. Ahenshi mu stade amenshi akomeye, hari i Butare, hari stade Amahoro, hari kuri Pere mu match akomeye y'igihugu, hari ahandi akabiri iri mu Kagera, Fotora Rwanda Environment Journalism. Nagiye mu Kagera, nagiye muri Nyungwe, ni experience igiye itandukanye y'ahantu henshi maze kubona. Ariko aho ni wigeze. Ifoto ya mbere cyangwa amashusho ya mbere wafashe awazi yari bimeze gute kuri wowe? Wumvaga nyine uyafitiye amatsiko ibyo ari byo byose kumva feedback zabo, ahantu wafotoye hambere feedback yaho, ese ibyo wabonye nibyo expectingaga, ibyo wabwiwe nibyo expectingaga, how was it, byari bimeze gute? Donc hari aho nafotoye bwa mbere, hari n'aho nakoreye amafaranga bwa mbere. Yego. Donc aho nafotoraga bwa mbere muri AS Muhanga naho banzamuye cyane kugira ngo njye muri bya siporo, ariko ubwo nakoze bwa mbere nkora ntabwo nakoraga nk'akazi, nakoraga stage
bigiraho gufotora, so abo nabo bafotoraga byari bitaraza, byari bikiri hasi, ariko bakama kuraje bakambwira ejo uzagaruke. So ifoto ya mbere nafotoye ari akazi nshyizeho umutima wanjye, bumva ari umuntu uguhaye inshingano, kuko umuntu yakwishyuye haba hari ibyo ugomba kumupresenta ko wakoze mu byo yakwishyuriye. Ndabashimiye ngiye gutegura iki kiganiro ndi Ntagara Delphine. Ntiwibagirwe gukora subscribe, like, share na comment ku biganiro bitandukanye usanga kuri Ntagara Official. Mbifurije guhaha mu karonga.